Karina Karina kesh nakina Ret ni Shakila ubu serious agira wagira ngo ni Camila shape ni Bashabe mukanwa ni Ira bavuge basare ntayidacika muri iki gihe nsigaye mbona n'aba general n'aba ministre babafunga no gufungwa n'ubundi that's so sad like byavuzwe ko nafunzwe ibintu nk'ibyo ariko ngo naba ngamba ni injyana iyo ni mindset ya kera dukore music nta gukora injyana nyiri injyana hari Trapish King amafaranga yaraje Imana ishimwe bow sponsor right bow ingi bayita Infinix Hot 10T wallahi fire on the way maniga ya la ntago muri kwireba la haula dore umuzigo n'uyu nguyu tajya gusumbuka yoba maniga welcome back bro I'm very proud bamwita Ish Kevin in the building Ish Kevin turaje yamaze kuhagera Ish Kevin reka tuganire mu rugo reka duhurire hano reka turangize noneho turebere hamwe uyu munsi drill tumeze gute iyo mvisha bakwita king of drill mu Rwanda ubyakira gute bro my brother sibye ko kuba wenda nshobora kuba ari twe twayikoze bwa mbere ariko buri muntu afite umwihariko buri muntu n'umukingi ku giti cye respect ku modriller ahari ho hose umuhungu uri murakora drill much respect to you let's go get it no cap yeah man uyu munsi ufite experience meze gute ufite experience meze gute muri music yacu ufite experience meze gute muri hip hop ufite experience meze gute muri new generation muri old generation urakoze cyane music kuva yatangira especially movement ya hip hop igihe yatangiriye old school nari umukunzi wa hip hop nari umukunzi wa music nyarwanda in general nari umukunzi wa hip hop ntanga respect kuba old school much respect to you ndetse na new generation izanye yo noneho na love yikubyeho love yiyongereyeho we support each other turi gusupportinga naho biri ntago ari habi experience navuga afite mu muziki nuko ibintu biri gutera imbere birimo birazamuka birava hasi nyine aho byatangiriye bizamuka ntago biri gusubira inyuma okay dusubije amaso inyuma ho gatoya amakuru yaraje nyine nanubwo nshaka kubigarukaho hari bitaragenze neza buri muntu wese abafite ubuzima agomba kunyuramo inzira nyuramo experience ups and down ziraza ubundi warangiza ugahagarara nk'umugabo ugakomeza ariko buri hari impamvu ibintu biba sometimes njya mvuga ngo hari bamwe bashobora kuba bagirira amashyara abandi bakabateza imyuka mibi cyangwa se bakabateza wenda sinzi ko nabivuga bagashaka kwerekana ko ari bo babi uyu munsi Ish hari abantu ubona wenda bashobora kuba barakugiriye fitna kubera urwego umaze kugeraho kubera wenda chance amahirwe aho kariyeri yawe ihagaze uyu munsi okay sinavuga ngo bangiriye fitna ishyari ryo ni ibintu biri worldwide ntago ari ibintu biri muri industry yacu gusa ishyari riri ahantu hose sinavuga ngo nagira ibishyari ko niyo nawe narigiriwe sinasindo wa mbere waba waragira ishyari ni ibintu biri ku isi yose gusa nyine nzi ko ryari experience ryari somo nagombaga kwiga nayo ni indi experience is part of my music is even part of my life too yeah nandi masomo nagombaga gufata ni irindi course imbega no cap yeah man mama kubwira gute uyu munsi muri kariyeri mubanye gute muri music yakubona on TV and interviews akabona video first of all shout out to my mama shout out to my dad shout out kuri mukuru wanjye Caleb shout out kuri mukuru wanjye Bonfils shout out kuri mushiki wanjye Nina much love to you family yanjye family first for real uyu munsi nibo bantu ba mbere bampa courage bakambwira uti bikore bijyemo tsindagira more effort birimo biraza uri gukora neza nabo bakabona feedback hanze bakabyishimira much love and respect to my family me love you so much muzakunda hip hop cyangwa mere muzee wanjye ni rasta muzee hip hop bari maso muzigo nyiri releasing ahitambwira utumuhungu wanjye no cap ahitambwira uti ni wane mama nawe ni fresh ntago wenda bikurikirana cyane ariko ubona ko yishimira uburyo elevation yarishimira intambwe kuyi buri abaturanyi bahita bambya ngo wa mwana wawuzi binasigaye akora uzi ko twabonye kuri televiziyo tuzi kuntu ibintu bimeze hanze nawe akahita yicara akavuga ati twarabyaye urakoze cyane wagarutse bro ugarutse na no cap ugarutse mu yindi shusho navuga ngo ni experience nziza ariko mu ncamake Ish Kevin agarutse gute Ish Kevin okay mu mwana kose ngarutse gitori nje guceza inkongi imbangutse nzanye igikombe kiwahaswe inkoni ndani njabutse igihome hafi nkatwe Josi banje mu mutwe bavuze code
First of all, ishishe naciye su. First of all, ishishe naciye su karengana. Ibyaha byose nkora sibwonje kwigira umwera. Sine nk'aba bava jail bahimbiziriza bafana sinzabe ndyarya ntari. Cyana ndarye baba ndabaya ndi rasta. Ishinyizira kuba gangster. Ipingu niryiki ko nagicuruza na ganja. My life mbere y'umuziki nayigize ibanga ubu nabaye OG pastor kubanshona izo nakinaga. Uko ngarutseho ni fire. I got more big works, mfite ama collabos manini wenda nzavuga nyuma ari uko ibintu byatunganye neza, but magarukanye ku bintu by'imiriro byinshi cyane. Umuriro wondi nawo just abantu baho badukurikirana, abafanzi bacu, abakunzi bacu bakomeze babe maso babekenge. Urakoze cyane. Uyu munsi ni ubuhe butumwa wenda wasobanura cyangwa se mu magambo make ya kuri No Cap ushobora kwisobanura n'indirimbo igomba wenda kwakirwa gute kuri wowe, urashaka ko abantu bumva iki, itanga ihumure rimeze gute, something like that? Ikintu cya mbere igomba kumvisha no ko hari ibintu bishyashya, hari ibintu bishya nabyo bikwiye kwakirwa muri society nyarwanda, bikaba apana ngo ibi ni ibyaba gusa, urabona ngo ibintu ni iby'ibirara ngo abantu bari mu mihanda ngo nibo babyumva gusa. Umuziki uvukagira umuziki mwiza ukwiye kumvwa ahantu hose kandi ugaplayingwa ahantu hose. Ni ibintu bishyashya, nibyo biba bigoye kubyakira, ariko niyo mpamvu nakunze kumunaririmbye mu mvugo uti ni ibyabuze, uti ibyabuze iyi ngoma iri mu byaguzwe, nibashona inzira twanyuze zana kesho nk'ibyabuze. Ni ibyabuze ko hari abari kubyakira nk'ibintu bike babikunze cyane bavuga uti ibintu twari twarabibuze. Hari abo bantu nabo babyumva, urumva hari abavuga uti ni ibyaba naba, hari abari kubyakira ubu bakavuga uti this is the best thing kuva twaza ahantu twari twanumva kabisa. So uburyo nababwira No Cap, it was a strike kuri new generation, nka gustrikinga tubabwira twara striking agatuvuga uti turashaka imifungo baduhe abantu, turashaka imifungo, turashaka amafaranga, tuzanye ibyabuze. Kandi dufite ibyo mukeneye, so ni kugira ngo babagaruke batwumveho natwe nyine abantu babishyiremo imbaraga natwe ndetse na support iboneke. Uyu munsi ubona wenda hari bamwe bantu wenda bitana amazina birasanzwe, turi ku isi abantu bose baba bafite wenda reka mvuge ngo uburenganzira bwo kwita icyo ashaka, noneho kuri social media yacu ho abantu bose bari free, ariko nk'ubu ngubu hashobora kuba hari umuntu wakwise ngo biriya bintu urimo iby'ibirara nawe uri ikirara. Ubyakira gute? Wumva umeze gute umuntu ushobora kubona ko ari na mukuru, ushobora kubona atekereza ariko akakubwira iryo jambo? Njye ntabwo mbitekerezaho, I don't even nubwo mbitekerezaho, nubwo mbitindaho, ndabisoma nkakomeza keep on moving with my life. I don't care about negativity. Njye umuntu nk'uyo mbibonye nubwo mbyibuka sinongera kubyibuka, birangirira aho ngaho. Ubona muri uyu muziki wacu dufite negativity cyane kurusha uko wenda tubona ibintu biri positive, ibintu wenda bishobora kuba ari ibintu byiza dushobora gushyigikira, ubibona gute? Nzi ko mu minsi mike cyangwa se igihe gito cyashize negativity yari nyinshi, ariko ubu ngubu positivity iri kuganza negativity. Ndi kubona abantu bari kubibona mu ishusho nziza kurusha uko babibonaga mu ishusho mbi mu gihe cyashize, because biri kuza bakabona na vibe ya fresh, ibintu nyine biri mu kazi kabisa, biri kubarisha show wane. Urakoze cyane ko kurisha show wane, ntago wakomeza gupinga, ahubwo birangira nawe uri ku joining umuryango. Mfite abahungu nshaka kukubazaho, ndashaka kukubaza kuri Kenny Shot, ndakubaza kuri kabisa, ndakubaza kuri Z Pro, ndagiza nkwaze no kuri Kivumbe King. Ndagira ngo abantu ubasobanurira abantu bose bakurikiye Transit Line TV. Urakoze cyane. Twaje ndahera kuri Kenny Shot. Kenny Shot ni umuhaso partner wanjye. Umuhaso partner ni nko kuvuga nyine birumvikana n'umuntu twabanye kuva muri haso ziri deep, ziri hasi cyane, kandi ubu hari step tumaze gutera twembi, ntago tukiri muri za haso ziri deep. Actually urumva imifungo nayo ebani birimo iraza. No cap. No cap. Rero ni umuhaso partner wanjye, ndamukunze cyane, turakorana kugeza uyu munsi. Yakundaga kuririmba mu cyongereza cyane, ebana bananamumenya aririmba icyongereza, ariko ugasanga bamwe na bamwe bashyiraho negativity zabo. Ejo yarabyivugiye kuri televiziyo Rwanda, ariko twaramugigiye njyewe na gang turamubwira you know what my nigga, you can do this, kandi yarazi kwandika Ikinyarwanda. Ndavuga man, turagushaka mu Kinyarwanda, banze uko mu Banyarwanda numara kubakoma subire mu Cyongereza, ntari twigendera. Yarabyumvise? Yarabyumvishe kandi bari kubikora neza cyane. Wow, nice. Rero icyo navuga kuri K-Shot, respect to you my bro, shout out. Ebana komeza moving, komeza utera imbere, no limits. Icyo navuga kuri Prozed, nawe n'undi muhaso partner wanjye. Prozed twahuye mfite indirimbo zitarenze 3.
Nifite indirimbo 3 nakoranye na Heavy Kick duhuza na Proze dutangira na gukorana gutyo nawe n'umuproducer ufite ibintu birimo done ari very updated ikintu gishya cyose abari maso ubundi niho hantu tuba turi niho tuba twese duhanze amaso tuvuga uti nihe hari ikintu gishyashya tujye gukomagura ni turi updatinga gute kuko twe iyo umwe abonye update ntago abyihererana tuvuga uti gang yose ndetse n'abari hanze babona ari byiza bakaza bakabikora kabisa rero ikintu cyiza nta muntu nyiri umuziki uhari nta n'umuntu nyiri injyano uhari ahubwo update kongeye nk'urugero naguha nk'umuhanzi Drake wa Canada nshobora kumvisha indirimbo ye ya trap nshobora kumvisha indirimbo ya old school nshobora kumvisha indirimbo ye ya drill nshobora kumvisha indirimbo ya afrobeat even an R&B ukumva yaririmbye like n'umuntu nyine ari updating arashaka ibishya buri gihe ntago akora injyana akora music iyo inama nagira abaraperi ndetse n'abahanzi bose muri rusange do music ntukora injyana ngiye kubwanjye mba numva ibyo kuvuga ngo nge nkora injyana ngo nkoze ikindi ngo nabanyigambaniye ngo nabangambaniye injyana iyo ni mindset ya kera dukore music nta gukora injyana nyiri injyana hari kuba updated byongerera iki umuhanzi byongerera iki agaciro k'ibyo ukora ni ukuvuga ngo iyo ukoze ibintu bimwe abantu bageraho bakabiharambirwa akenshi urareba nka mbere ibintu umuhanzi yagafatiragamo agafata ari byo ari gukora yahitaga bisitinga akavuga ibi ni byo naha ngaha ibintu rero ntabwo uri bukora imyaka 2 3 5 hari abandi bana bari kukuzanira ibintu bishyashya technology bro technology iri kuza ibiki bintu biri guhinduka rero bisaba ujyane n'igihe iyo igihe kigusizeho gato ukavuga ngo hoya ngo ngiye ngo nkwamiye aha ngaha ushiduka waraburije tuwakwame urakoze cyane mu minsi ishize ntago navuga ko byari sawa ariko hari experience wakuyemo nka Ish Kevin nk'umuhanzi nako kandi wenda nk'umuhanzi ufite n'abandi bahanzi ku ruhande afite nka Trapish ni experience imeze gute bro wize iki muri ibi bintu turimo wize iki muri uyu muziki urakoze cyane amasomo y'abari menshi amasomo y'abari menshi yaba aya updating ayazamura umuziki wanjye ndetse n'amasomo anzamura mu buzima busanzwe discipline nizemo ibintu byinshi discipline yangira iri kuba wenda suko itari hari ariko iriyongera buri kintu kirazamuka ndetse n'umuziki wanjye wara upgradings n'amasomo nafashiwe ni menshi cyane ikindi ni gengo biri mu kazi nyuma byanga byakunda ishi naba mpari naba ntahari family yangira haguma shout out to Logan Joy yasigaye ari kunkorera amabara birashimisha waramubonye whatever evanire YouTube umusiguri gutwika shout out to Soja Kid abahungu muri Trapish Bruce the First Mevin Trapper abahungu bari mu kazi Soja Kid yasohoye yitwa Snapchat abahungu bose bari mu kazi Logan Joy yarankomye yarambye whatever nanjye ndavuga okay na flow ya Kivumbi by the way mwibutsa ko album ya Kivumbi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi igomba kuba yageze hanze ubwo ni tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2021 turaza kubona album yise Did cyangwa se DID ushobora kuyibona niba ukunda Kivumbi King kuri all platforms ubwo ni shout out to Kivumbi King kugira ngo n'abantu bamenye ko album iraza kuba iri hanze Rwandan music uyu munsi ariko by'umwihariko kuri hip hop turakura cyangwa ntabwo dukura Rwandan music muri rusange hip hop hip hop Rwandan music turi gukura nta nubwo kibiranyereka yuko muri 2022 nago mbirebera kure nago nkunda kubera imibare yakure cyane imyaka ingahe waye ni mu mwaka umwe cyangwa se mu meza ngahe turaba turi international nge ndifuza bitewe nuko mbibona ndabyifuza ariko nzi ko turi no kubikorera barahari bivuza ko abahanzi natwe twajya tuva hano wajya tize dukuzuza nkuko Diamond yazana kuzuza nago ndu wa mbere uvuze ibyo bintu abahanzi bose barabivuga baba babyifuza nta muhanzi utabyifuza but let's put in work muri iki gihe na media iradushigikiye cyane let's just put in work ibintu bisukumwe ngiye icyo nasaba kindi wenda nuko na leta yashyiramo akayo ko mu bindi bihugu ko mbona leta zabo zisupporting umuziki wabo ko ikintu zishyiramo kubera hari brand zikeneye urugero rwa hafi wa mugani niba nka Diamond Platnumz agiye agatsindira n'urugero ndi gutanga akazana BET TZ insinzi ya TZ ntago ari insinzi ya Diamond cyangwa nominated muri BET no kuba nominated byo ibendera riba ririho bro uko byagenda kose bararitambutse rero ibyo bintu ngewe nkanjye umuhasla nkanjye uri street ndi guhiga ibiceri ndi guhiga imibereho nkakora n'umuziki byose icyarimwe biragoye kugira nzishyire kuri urwo rwego njye nyine
nkanjye ngiye kwanza nkanjye urugero rwa finana rwitangiraho nzi ko bizagerwa ariko nakwitangiraho urugero nta management ifite ndi independent ariko izo nizo nzozi zanjye so that means ko nkeneye even more push nyine kuko n'igihe byaciyemo ntago zizaba ari ishema ryanjye ryonyine ni ishema ku gihugu cyose muri rusange. Utinya management cyangwa utinya kujya mu kintu ugasanga kitari serious ukicuza after ukavuga why? Nanjye mvugisha ukuri nta rugero rwa management nziza ndabona mu Rwanda ariko mbonye management yabasha kumfasha kumuvinga nkajya even international iyo management twakorana ariko ngiye nkanjye ninjoyinga kuba ndi independent kuba ndi umuhasla nyine ni fresh. Ubona ari iki cyiza cyo kuba independent kurusha uko wajya muri management bro? Urakura mu mutwe ntabwo uri umuntu wo gutekererezwa buri gihe. Management ahanini uko mbizi baragutekereza baragupangira ibintu byinshi, they even take decisions for you. Rero ngiye biranshimisha kuko bimfasha kwiyanzurira. Nshobora kuba ntafite management ariko mfite team, mfite abo turi gukorana audio, mfite abo turi gukorana video, ni team already, turi family. Mfite abo dufashanya gupromotinga, shout out kuri mukuru wanjye Shema, White wacu Shema, ebana big brother wacu, niwo bikora niwo birimo Shema lo. Team yo iri wide cyane, abo tuba tubirimo ni benshi cyane kandi ebana iyo ufite team ndumva ntago management ukeneye kuko management wenda nibiza promotinga ikiza kirigura ntago bisaba kugisunika cyane ikiza cyangwa ukore ngo ubundi bwenge burenze waya niba ikintu cyasha ari kizo already urashiduka cyageze. Ikintu cya mbere ni igikorwa cyuzuye gifunze the package. Okay, cool. Ndagira ngo tugende na flow ukunda muri flow zawe ufite uyu munsi mu bihangano tumaze kubona kuri platform zose ku muntu wese ukunda Ish Kevin. Take your time, breathe, let's go and then we get it. Okay. Niba abahungu bataryama niyo gang barizwamo nicupfa ubuntu nasamba system ndasiramo niluzungu sinsamara kenge chui nka Pilato ninde nkubu wazondwanya bisozwe no muri bato gang yanjye dope gasubirwamo igitondo o style yanjye noma nyikomanso jigistrom kirefu fo sangogo nzitumiza ko nizere bro n'ubwo kaza mahoro ari soje chaka imifungo bame impaka imifuka yabikame ni happy kazi nzanye wallahi bakubye kane iyi business nanjye ubwanjye yankaraze mind bank nk'igisari brother ndashaka lale unzanira blague nkushyiramo ballet ndashaka mbakabe cyane amacuck abaguremo villa ya family kare ije big deal niba habe ale banki mibarira kura mbare nizana money bamwe muri aba trapish kuri mu imuberedi kuko tuzanye ibyabuze bari hasi ubu turajya juru duha amapeti imipaka tuyambuke snitch gangsters nzimyamakuru y'uburyi game tuyaguye no bump shit no cap manura imituku tubaha ibyo babuze ibyabuze iyi ngoma iri mu byaguzwe ntibashona inzira twanyuze zana cash nk'ibyabuze ndi ibyavuzwe nige Ish Kev bavuze nje kubakura ku byakuze pa Murakoze cyane bro. Reka ngaruke mu gushyira hamwe mu rukundo mu kumva ko ngiye nawe ngomba kugufasha nawe ukamfasha twese tugafashanya. Duhagaze gute man muri industry yacu urukundo? Okay, urukundo arimo abo mvuzemo bamwe hari abo mbanzi nyine babirimo ibyo bintu bafite n'icyo cyifuzo ariko ngiye no kuvuga abatabirimo nawe ngiye kuba judginga ariko biri kuza ntagaru nkuko byari bimeze mbere ko mbere nkanjye ngiye ntangira umuziki aka experience mfite n'ibiki k'icyo gihe nuko nasanze ibintu byose byari bimeze nk'ibiri mu ahantu gutya mu gaseke upfa kwinjirira hariya bisaba umuntu gufata akaboko akugezeyo kwinjirira ibintu byose ari ukwinjirira ariko these days kabisa love is being shown kabisa urukundo rwo ruri kwerekanwa na support ya mbere burya na share kuri status irahagije ko mbere byari bigoye winjiraga n'umuntu wanyu ni ukakashirira kuri status ibyo ni ibiki ariko uko mbibona aho bigana ni heza kurushaho aho biva cyangwa se aho biri mu munsi aho bigana ni heza kurushaho ubona dutinya impinduka mu byo dukora utinya impinduka like kuba natinya guhindura ikintu kandi mbona ko ari cyo kigezwe bya bindi twavugaga ugasanga wenda ndavuga bino nibyo ngumyemo ahubwo noneho tugatangira kujudginga na hagati yacu nibyo ugasanga umuhanzi ari kuvuga ngo ubusingo nanjye nkore trap ngo tutwana twaba tuvuga ngo natwigana ututwana twahita tuvuga ngo natwigana ese ututwana nibona iyo trap ikunzwe wirinda no kuyikora kuko ikunzwe yikora kuko it's another update n'injyana imwe n'ubundi n'umuziki nibyo nahereyeho kare mvuga uti injyana ntago imataringa nta nyiri injyana hari ngo ngiye niyo njyana yanjye
abahanzi bose bari inspira, nta muhanzi utiinspira, nese undi batiinspira, umuhanzi wese ari inspira. Rero nta nyirinjyana ubu hari babifite aho byaturutse. Rero ahubwo wowe n'ibintu byose dukoresha, urabona ama social media yose dukoresha, nyuma y'amezi nkangahe bahita ba-update ugasanga haje hakandi kantu gashyashya kabisa, kuko baravuga uti ni tutakongeraho hakaboneka abandi bari bukore application yabo irazi tuganze dushiduke app yacu yaraburije, ariko bari updatinga buri gihe bakagusaba uti update your app, hari utuntu dushyashya twakuzaniye. Rero n'umuziki nuko nguko, umuziki ni ikintu kiri endless, nta herezo gifite. Umuziki n'ubuzima, umuziki sinzi ukuntu ni inyanja idafite ukungana, ku buryo umuhanzi umwe wenyine indirimbo ze zose, album ze zose ko zaba zingana, karaguma kakabara agatonyanga mu nyanja. So mu gihe cyose haje something new abantu bashaka, ukabona barayigikunze, witindiganya ko n'umuziki ntawe uzaguseka ngo wabisubiye. Iyo ni mindset ya kera ngiye ku giti cyane nibwo bifata. Wifuza kubona umuziki wacu umeze gute, by'umwihariko hip hop? Hip hop numva ijambo rya mbere navuga ni hip hop ku gasongero, ufate benga zisi muri gero. Ni ukuvuga utebana abantu bari gero, abantu bari haso, bari muri life za hirya no hino. Ahanini hip hop ikunze kuba ari abantu bari street, ariko these days hip hop hari nizo dukora z'abantu banakize tu ibirori ziryoshye, akenshi yabaga iririmba ku gahinda, mu mihanda bimeze gutya, twaraye ingangi turashonje. Ariko ubu ngubu no muri hip hop uraza ukavuga uti ngeyemeze wane nari ibintu n'umutekano ndaryoshye, umufuka wanjye urabyimbye ahubwo kangiye kuryoshye. Urakoze cyane. Hip hop ahiri uyu munsi ibintu biri kuba modern kurusha. Okay, nice. Niki wabwira abari bakubuze, abari bagize agahinda, abakunzi bawe mu minsi ishize? Ibyo tunyuramo byose ni experience y'ubuzima. Uyu munsi ntuzigere wicara ahantu hamwe nurangiza ujudging umuntu ngo kubera ko yanyuze muri ibi bintu, kubera ko buriya umunsi w'ejo ubuhisha ibyawo, icyo kintu gigumane muri wowe. Umunsi w'ejo uhisha ibyawo, si byiza ko wahita judging umuntu. So niki wabwira abantu babuze Ish Kevin, babaye kubera Ish Kevin, comments na sheni idacika, ibintu byinshi bitandukanye as fans bakurikira ibihangano byawe bro? Nyine nkuko bivugwa mu comment nta idacika. N'iki gihe nsigaye mbona n'abagenerali n'abaministre babafunga, ni ugufungwa n'ubundi that's so sad, like byavuzwe ko nafunzwe ibintu nk'ibyo, ariko nzi ko it's usual life n'ubuzima ni turi ku isi, nta n'umwe uri kuri plateau wapi, twese turi hano kuri earth kabisa. Anything can happen at any time. Rero nta biba birenze, njye kuri jye ndumva nta birenze, ahubwo byampaye imbaraga, bana byanyigisha amasomo none adafite nuko angana, kandi cyiza nuko birangira icyiza gitsinze ikibitu. That's why today ndahanga for real. Take 5 bro. Nagira ngo dufungire kuri flow nkunda. Karina man, igitero kimwe niba ukibuka Karina ntago nakibagirwa. Okay, here we go. Niba uyishoboye Karina, let's do this. Ninyishobora man, I will be happy. You will be happy. Cyangwa uragura akantu, uragura ifi y'amafi. Naribi. Yeah man, I like it bro. Get it. Okay. Karina nk'ubu usanga katumujya twaye Porsche, ntagira ishumi cyane, agenda ubumwe ntabikose, afite isura ikanga toto mwiza, sigisop music weho niyaryama yumva trapish bro. Karina usanga teba sheta doze casino, niyirya ki mademoiselle niyiteza bino 11 Pro iPhone amanuriza amigo, araka fo mwana vibes nkiza sani wino, high heels 6 feet na Angelina Jolie ntajya high ni nka Christine, mwaruzira inkoni ntagufata bike cyangwa bus jet n'inyoni, ntazerera club abari crib nimugira soni, umwana kuri za ngendo Dolce & Gabbana kuri za Stempo, Masara Sesekara kuri za Nseko, shori nagatara kamuri kashage ngo Karina Toto Classic KGM, bashyira indoto hasi begure, iyi gakondo ni ya trapish byeruye Karina fite swag nka Salina, Karina rasana sativa, Karina ni cyuma relate,
Karina Karina kesh nakina Ret ni Shakila ubu serious agira wagira ngo ni Camila chef ni Bashabe mukanwa ni Ira bavuge basare unkoma ni Karina hora overseas fashion agencies cyangwa niyo Code Drip Femme Toto Hennessy got the working energy social media bari hit fuck all her enemies baby pinda bari fit mwana kuri zanjye arakoze cyane Ishkevin afite No Cap brand new song ushobora kuyibona kuri YouTube ye ushobora no kujya kuri Instagram kandi follow nurangiza dushyigikirane dushyire hamwe indirimbo nziza cyane ya No Cap ni brand new song ushobora kuyibona anako kandi tugenda n'ikiganiro cyacu Transit Line TV. Thank you so much bro. Much respect. Welcome back my man. No cap, no very cap. Proud. Anytime. Arakoze cyane ni Transit Line TV. Much respect kuri wowe. Kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ari nako kandi nshimira buri muntu wese tubana umunsi ku wundi. Ni Transit Line TV, Njendo Lucky, we sign out.